ariko buretse manze nkubaze ujya kugisha RIB inama kubera iki kuki nago mbo murava hariya kuri iriya RIB habamwe ababyeyi RIB habamwe abagore ushobora kujya kuri RIB ariko wagiye kugisha inama RIB bagiye mu rwego niba ari inama yashakaga sinumva ngo afite ababyeyi bombi yego kuki atabagishije inama niba ari inama yagishaga ntafite pasiteri umuyoboye kuki atamugishije inama niba yarashakaga kugisha inama ntihari izindi nararibonye nidufite ababyeyi beza muri iki gihugu bagishwa inama ariko iyo wagiye mu buyobozi ntabwo ari ukugisha inama ahubwo uri gutanga amakuru. Iyo nkuru se uko nayumvise nawe niko wayumvise? Nanjye hari aho nabyumvishije ngo yagiye kugisha inama arangije ajya no muri One Stop Center kugisha y'inama no kubasaba ngo nabo nibaganirize n'umugabo we. Ntabwo dufite abakansera baganiriza abantu. Byari ngombwa One Stop Center bawageze mu rwego inshuti yanjye. Mu rwego ariko rumwe abantu. Yes, ndabyemera. Yego. Ariko iyo wageze muri One Stop Center naho haba harimo mukuru wawe na nyogosenge ugiye kubagisha inama ukabasanga kuri iriya biro wagiye mu rwego ntago wagiye mu kugisha inama aho wagiye mu rwego niba uzi neza ko muri RIB harimo musaza wawe cyangwa mukuru wawe ukajya kugisha inama winjiriye aho ngaho barakwandika mu binjiye muri RIB ntago bakwandika mu binjiye kwa nyogosenge cyangwa kwa musaza wawe icyo gihe wagiye mu rwego kuko ategereye imiryango ngo abarigisha inama ibyo nabyita kwidefanda kugira ngo tutumva wa mugani ko yatanze ikirego ariko nanone uru rwego narwo turushinja ibyaha se ngo rwafunze utaragombaga gufungwa kandi rwari rushyikirijwe ikirego. Ibitugu byanjye rero ndumva imvura imereye nabi kandi ntago ari by'abapfapfa. Imvura irabizanye. Turaza gukomeza mu kandi kanya.